Ni ngombwa kureba ino video kugeza irangiye kugira ngo usobanukirwe ibyerekeye no mugabane mushya wavumbuwe. Umugabane mushya wavumbuwe mu nyanja ya Pacifique. Wifuje cyane kumenya ibyerekeranye n'uno mugabane mushya? Kanda kuri subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV. Kanda kuri OK. Fungura notification kugira ngo utarajya ucikwa n'izindi video nziza tuba twabakoreye. Birajya bituma video zacu zibonera igihe. Ntiwibagirwe gukanda kuri like kugira ngo utwereke ko iyi video yakuryoheye kandi wayikunze. Muri comments ushobora kugira icyo tubwira ukurikije ino video warebye. Ntiwibagirwe kandi gusura YouTube channel yacu Menya TV kugira ngo urebe izindi video nyinshi tuba twabakoreye. Urazi, abantu dukoresha plastique buri munsi. Zirahendutse, ntiziremera kandi kuzikora biroroshye cyane. Mu Rwanda, toni zigera ku 7300 z'imyanda ya plastique zijugunywa mu kimpoteri cya Nduba gerereye mu karere ka Gasabo. Ibi bitwereka ko buri kwezi iki kimpoteri gerereye muri Nduba cyakira toni zigera kuri 600 za plastique. Mu Rwanda baciye ikoreshwa ry'amasashi mu rwego rwo kugabanya imyanda ya plastique. Iki si ikibazo ku Rwanda gusa, ahubwo ni ikibazo ku batuye isi bose. Dore zimwe mu ngingo zikwemeza ko izi plastique zateje ikibazo ku isi hose. Ibikoresho bikozwe muri plastique bigera kuri miliyari 1000 bijugunywa buri mwaka. Mu yandi magambo, izi ni plastique zigera kuri miliyari 2 zijugunywa buri munota. Mu mwaka wa 2016 abantu baguze ibyo kunywa mu macupa ya plastique arenga miliyari 480. Nyamara dusubiye inyuma gato mu mwaka wa 2006 umubare wari hasi cyane, yari miliyari 300. Buri munsi abantu hirya no hino ku isi bakoresha imihehe igera kuri 1/2 cya miliyoni. Nk'uko bitangazwa, ingano ikorwa mu mwaka umwe ishobora kuzenguruka isi kuri equateur. Ushobora kugira ngo wayizenguruka inshuro imwe gusa. Oya, ni inshuro 10. Udukombe twa plastique miliyari 500 turakorwa ndetse tukajugunywa buri mwaka. Abakunzi ba kawa bakoresha udukombe tugera kuri miliyari 16 buri mwaka. Toni zigera kuri miliyari 14 z'ifu ya plastique zikorwa buri mwaka. Niba hari ibintu ugiye kugura, ibuka uyu mubare ukabije. Toni 269 za plastique zimaze kujya mu nyanja ya Pacifique. Ndabizi benshi muri mwe ushobora kuba uri kwibaza uti, kuki naba ndi kumva uvuga imyanda ya plastique kandi ndi kureba video yanditseho ko ngiye kureba umugabane mushya wavumbuwe ku isi? Yego nibyo, ikibazo cyawe kirumvikana, ariko ntiwari kukibaza iyo umenya ko uyu mugabane wavumbuwe ari ikirwa gikozwe n'imyanda ya plastique. Mukuri, hari ahantu hatatu hatsitse imyanda ya plastique ku isi: mu majyaruguru yo hagati yo mu nyanja ya Pacifique, mu nyanja y'Ubuhinde ndetse no mu nyanja ya Atlantique. Burya rero wa mubare wo hejuru twavuze wa plastique zijugunywa buri mwaka, burya birangira ugiye kwirundira ahantu hamwe mu nyanja ya Pacifique. Uburyo zino plastique zigera muri ino nyanja ni uburyo butoroshye cyane, kuko izo plastique zitwarwa n'imiyaga yo mu nyanja ari ishobora kuzirundanyiriza mu kizinga kimwe. Ahantu hanini hirundira iyo myanda ya plastique ni mu majyaruguru y'inyanja ya Pacifique, yitwa The Great Pacific Garbage Patch, mu mpine bikaba GPGP. Hagaragaye bwa mbere mu myaka y'1980, gusa icyo gihe ntibyari bishishikaje cyane. Kuri ubu byavumbuye intekerezo z'abashakashatsi benshi ku isi. Ibi byatewe nuko basanze ubuso bw'icyo kirwa burenga kilometero kare 1,560,000. Iki kirwa kirusha ubunini Alaska, ifite kilometero kare zigera kuri 1,480,000. Ni hanini cyane kurusha ibihugu nka Iran, Mongolia. Ikaba yikubye kabiri Texas, kandi ikaba inshuro 3 mu bunini bw'Ubufaransa. Abashakashatsi bemeje ko kuri GPGP haba hari ibice bya plastique bigera kuri miliyari 1,800 aribyo byirundanirije hamwe muri aka gace.
Ibi bishingwe byose hamwe bikaba bipima toni zigera ku bihumbi 90. Ibi bikaba bingana n'uburemere bw'indege nini cyane zitwara abantu zigera kuri 500. Ibi bintu ni byinshi cyane. Ese ni iki mukuri kigize ibi bishingwe? Nibyo. Ibi bishingwe ahanini bigizwe n'uduce duto twa plastike dupima nka milimetero 2.5. Kuri ubu utu tuntu duto cyane tungana gutya uba ushobora kudusanga no mu icupa ry'amazi, kuko utu ngutu tugaragara ari uko hifashishijwe microscope. Utu duce twa plastike tukaba tugize 8% by'uburemere bw'icyo kirwa. 46% by'ubu buremere ni inshundura z'abarobyi. Ijanisha risigaye rigizwe n'ubundi bwoko bwinshi bwa plastike. Abiga ibidukikije batangaza ko toni zirenga 8 za plastike zijya mu nyanja buri mwaka. Uyu mubare rero utangaje ubwawo ni 3% by'imyanda yose ibiri ku isi buri mwaka. Ibihugu kenshi bituma hiyongera plastike mu nyanja cyane bigizwe n'ibihugu bifite inganda nyinshi kandi zikomeye. Muri izo nganda niho hakorerwa plastike nyinshi cyane, ari nabyo biteza imyanda ya plastike hirya no hino ku isi. Ushobora kuba uri kwibaza uti ariko ko iyi myanda ya plastike yigendera mu nyanja biteje ikihe kibazo? Nibyo. Hano ngiye rero kubabwira ibibazo biterwa n'izo plastike zisuka mu nyanja. Uduce twa plastike twisuka mu nyanja tugakubitwa n'izuba dutakaza ingufu, ibi bigatuma izo plastike zivungagurika. Nyuma inyoni zibihagararaho zikajya no gushakirayo ibyo kurya. Nibwo izo plastike zinjiye mu mubiri w'izo nyamaswa. Ibi bishobora guteza ko izo nyamaswa zihita zigira urupfu. Izi plastike kandi zica ibinyabuzima byo mu mazi. Ikirenze kuri ibyo ni uko izo plastike zimwe na zimwe zirekura imyuka yangiza mu kirere. Iyi myuka yanduza inyoni zo mu nyanja ndetse n'ibindi bikoko, nuko bigatuma zipfa byihuse. Dore impamvu yabyo. Ubushakashatsi bwerekanye ko inyamaswa zo mu mazi 100,000 ndetse n'inyoni zo mu kirere zirenga miliyoni zipfa buri mwaka. Uku gupfa kwazo guterwa nuko ziba zariye ibintu zitagagombye kurya. Birumvikana ko ari ukubera ziba zariye ibintu bihumanye. Ubwoko bumwe na bumwe bw'inyamaswa zo mu mazi buri kugenda bucika burundu. Amafi ni bimwe mu binyabuzima byo mu mazi kandi biribwa n'abantu. Uko rero ayo mafi arya uduce twa plastike ni nako agenda apfa buri munsi ku wundi. Wibuke ko haruguru twavuze ko plastike zimwe na zimwe zirekura imyuka ihumanye. Abantu bakunze kuroba amafi. Kuba abantu barya amafi yariye plastike, ibi bizagira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu. Hashobora kandi kuviramo indwara harimo nka kanseri, ibibazo mu bwirinzi bwite bw'umubiri, ubumuga budasanzwe ku bana bavuka. Hari ikindi kibazo giterwa no kuba izo plastike ziri mu nyanja, harimo nko kuba inyamaswa zo mu nyanja zifatwa mu nshundura bikarangira zinaniwe no kuvamo, nyuma zigapfiramo zishwe n'inzara. Zimwe mu nyoni zo mu nyanja usanga zifite plastike ku mitwe yazo. Izo plastike zijyaho mu gihe zigiye gushaka ibyo kurya. Nk'uko mubibona, ikibazo cya plastike mu nyanja ni ikibazo gihangayikishije cyane. Abahanga bamwe bagaragaje ko mu mwaka wa 2050 uburemere bwose bwa plastike mu nyanja buzaba burenga cyangwa se bungana n'uburemere bw'amafi yose ari mu nyanja. Kugira rero turinde amazi yacu kuba yakuzuramo plastike, abantu hari icyo dusabwa gukora. Hari uburyo bwinshi byakorwamo. Abantu dushobora gushaka uburyo iriya myanda yuzuye mu nyanja yavamo. Muri icyo gihe izo plastike zivuyemo zishobora gukorwamo ibindi bikoresho runaka byakifashishwa mu buzima busanzwe. Ubundi buryo ni ukurwanya imyanda. Muri iki gihe abantu bakigishwa ikoreshwa rya plastike zibora. Izi plastike zihinduka umukungugu hashize igihe kibarirwa hagati y'umwaka umwe n'imyaka 5. Abantu dushobora kandi gufata icyemezo gikomeye
cyo guca ikoreshwa rya plastique zitabora. Aha ibihugu byinshi byahitamo gukora nk'ibyo u Rwanda rwakoze mu rwego rwo kugabanya kwangiriza ibidukikije. Uburyo bwose bwakoreshwa ariko buri wese biramureba. Kuba uwa mbere mu gufata neza ibidukikije urwanya ikoreshwa rya plastique zitabora. Ni byiza kandi hose wajya ukoresha envelope. Nibyo koko ushobora kuba wumva kwitwaza envelope bikugora kubera ko iyi imvura iguye iranyagirwa. Gusa wikitekereza wenyine, tekereza n'abazagukomokaho kandi ubagirire neza, ubategurira heza. Buwa mbere mu gukomeza gushishikariza abanyarwanda gukoresha envelope ahantu hose. Ibidukikije ejo hazaza hacu heza mu biganza byacu, tubibungabunge rero. Niba ukunze ino video kandi kugiriye akamaro, kanda kuri subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV, kanda kuri OK. Fungura notification kugira ngo utarajya ucikwa n'izindi video nziza tuba twabakoreye. Birajya bituma video zacu zibonera igihe. Ntiwibagirwe gukanda kuri like kugira ngo utwereke ko iyi video yakuryoheye kandi wayikunze. Muri comments ushobora kugira icyo tubwira ukurikije ino video warebye. Ntiwibagirwe kandi gusura YouTube channel yacu Menya TV kugira ngo urebe izindi video nyinshi tuba twabakoreye. Ntiwibagirwe kubwira inshuti yawe ko igomba kureba ino video. Ni ngombwa ko twese tubungabunga ibidukikije, biratureba. Murakoze.